Yekuona kukuzugira neza mwami Imana. Yesaya umurimo watumenya mwami Imana tutaramira mu isoro ndazabama. Warubizi ko tuzateranira hano mwami Imana. Turakwereka imihango yose ugiye gukorerwa hano. Mwana buri wese ugasanga buri wese. Ineza n'icyubahiro bwende bizabe kubwayo tukukunda. Tugiye kuririmba rero indirimbo itangiza iteraniro ryacu. Nagira ngo uretse kameramani bafotografi muramweretse. Uretse kameramani bafotografi mwihanganye kuko tugiye gukora umuhango w'itorero. Abandi bagiye gusabe ababuze aho bicara bagiye gukora bicaze kugira ngo dukoreshe umwanya mutoya. Birumvikana rero twacerewe turagira vuba vuba. Nagira ngo usabe kurara baragwa muze mufashe turirimbane kurara baragwa turatambuka abahaye tugiye kuririmba indirimbo y'Ijana-na-11. Ijana-na-15 n'ababarira indirimbo ivuga ngo nabonye umukunzi mwiza. Abaragwaye arahari ngaho mutambukire muzirana mwihute n'abasirikare b'imyerutsa. Abacuranzi turabikora turi kumwe mwihuta abaragwa muhagarara ahangaha abaragwa mwihute Imana ibahe umugisha ni karibu cyane mwihute. Abacuranzi rero niba tujyanira na singerize nagira ngo bahereze igitabo cy'indirimbo abaragwa noneho bagiye kuri budufasha abinjira mu rwego rwo bicara mu mutuzo mwiza. Nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuziye yafatishije umazi ariko urukundo rwe izo ngoyi zezanye kuri banda yemose yeguwe nawe ruwanjye ugeze iteka ryose yeguwe nawe ruwanjye ugeze iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza yaranguza ubugingo nawe yaranyimanye none ibintu bifite byose ntabwo bikundira ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo mucunguzi ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo mucunguzi. Nabonye umukunzi mwiza byose arabishoboye aganira karamuzi Orera ivuna bariya ifite iravuye bro Nabonye
kwicara n'abandi bose bashobora nabo bakwicara Imana ibahe abarangwa rero murakomeza mwegere hirya rwose mukomeze tubane hano nagira ngo basabe tugiye gukora umwanya mutoya cyane kandi ibyo turi gukora byose biragenda neza aho batangikirije abahari uko babangana kose baba babiri batatu baraturirimbira impaguruke baradusuhuza abana bagiye kudufasha mu gikorwa cyo kuramya no guhimbaza Imana muri aya materaniro yacu Imana ibamugisha mu izina rya Yesu turakomeje rero twihuse tugiye kwakira muri uburyo twagira ngo murabizi neza ko dufite umukwe n'umugeni mwabyumvise dufite iki ibyo biza kugira umwanya wabyo ariko nagira ngo nsabe umuryango waje ugaragiye umukobwa umugeni mwamutse mudusuhuze abazi ko baje baherekeje umugeni mwese muri rusange muradusuhuza mudusuhuza rimwe kabiri gatatu amen mukomere Imana amashyi menshi cyane twagira ngo turebe abaje bagaragiye noneho umusore wacu mujyane cy'umusore nabo mudusuhuze
haleluya haleluya. Turakomeje rero tugeze mu mwanya mwiza aho kugira ngo twakire pasiteri kugira ngo atange inshingano. Niwo mwanya tugezemo twavuye ko tubikora twihuse kugira ngo rero tubisabe igihari imbere asigaye aze akora umuhango twihuse. Reka tumusengere Mana, turagushimiye icyubahiro n'icyubahiro gikwiriye isi no mu ijuru, abakubanjirije ndetse ntamuzaguheruka. Umukozi wawe arahagurutse agiye kuyobora umuhango wo gusezeranya bene data. Nanjye ndamusengera umugaraga umwuka wera kugira ngo umushoboze ashobore muri uyu mwanya ibyo agiye gukora mu izina rya Yesu. Turamusengeye cyane kugira ngo ayoborwe n'imbaraga z'umwuka wera. Bana ntabariwe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibyo agiye gukora nonaha igira umumaro muri iki gihe turimo ndetse n'igihe kizaza. None n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Yesu mucunguzi Imana yamutanze shimwa nawe mukawera wamutumenyeshe shimwa Yesu mucunguzi hejuru Imana yamutanze shimwa nawe Yesu mucunguzi twese turirimbe Imana yamutanze shimwa nawe ukawera wamutumenyeshe subiramo shimwa Yesu mucunguzi shimwa Imana yamutanze shimwa nawe ukawera wamutumenyeshe turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga indirimbo turavuga ishimwe ryawe turavuga imbaraga turavuga indirimbo iza twakubonanye. Hallelujah.
Imana iduteye iteka irabigeze ngo n'umugisha wagize kuza muri ubu ni umugisha ugeretse ku wundi wo kuza muri ubukwe Imana ihimbaza haleluya abantu bajya batungurana cyangwa se abantu bakajya batungurwa ariko Imana ntabwo igitungurwa biramugenze ngo ntabwo igitungurwa kuko itaraturema tukiri insoro mu nda z'ababyeyi bacu ba data bakiri abasore ba mama bakiri inkumi Imana yari ibizi kuzabyarwa na mama wawe witwa kwa kundi yitwa ariko wamereza wacu icyubahiro haleluya yahamagaye biramubwira ngo nakumenye ntaragira gute ariko haleluya ndashimira Imana ko yari izi yuko uyu munsi izaba ari imahanga kubitira Yesu amashyi menshi no bwa mbere reka ababyeyi bari hano ndashaka ngo dushimire Imana yaduhaye uyu munsi abagabo dukomere Imana amashyi maze ababyeyi bazamura impundu ntacyo bitwaye amashyi menshi kwa Yesu Imana ihereze umugisha iteka no kuba hano kandi birageze ngo turi umwe maze mbakoteze turi umwe muri Kristo Yesu ijuru tujyamo ni rimwe kandi ndabizi ko tuzabanayo Imana iduhaye umugisha rero nitwara na Pastor Gaspar Singanduwe reka umusoro mwiza yimvute atugire mu cyanditswe dusanga muri Filimoni igice kimwe no ku murongo wa 20 reka amasome nihuse ntacyo bitwaye aravuze ngo kubareba ni paji ya 220 mu isezerano rishya igice cya mbere cya Filimoni ku murongo wa 20 aravuze ngo byo bityo mwene data ubone n'umumaro umwami wacu uduha umutima muri Kristo ndasubiramo byo bityo mwene data ubone n'umumaro umwami wacu uduha umutima muri Kristo natwe n'ijambo ry'Imana turagushimiye mwami iyi meseji dushimiye ko itambuka kuri uyu munsi yewe umwana w'umuntu ntabwo namenya icyo ushaka kubwira ubwoko bwawe ariko mugihe umugisha wankoresha kamuzi karabyaka ku munwa ntabasha kugira icyo navuga ubwoko bwunguka ubwese ubuzima bwacu amen Yesu abahe umugisha abageni bacu basa neza tubakorera amashyi mbere y'uko nkomeza reka dusabe twari na marene begereje maze bagira batya kandi imbona bambaye neza bakorera amashyi nta kibazo twari na marene bakorera amashyi kandi bazamurira yicaye mu kuboko kw'Imana reka dusabe garçon d'honneur ndetse na fille d'honneur mwese mwegera ijuru niba mubona bambaye neza nabo mubakomera amashyi na telefone muzamure ibiganza muramutse mudafite isoni nta n'ipfunwe ihari Imana iho umugisha yicaye mu kuboko kw'Imana abantu marene nabo bonyine mwemereye hanyuma n'ibinanirana uzabona kigira ibindi inama yose umugisha reka inama zisoreje aho ngaho mpagaze hano imbere yanyu imbere y'Imana hari umuntu n'umwe ku mpande zombi ku bari hanze n'abari muri iyi sare ufite ikibazo cyatuma tudasezeranya abageni ushobora kuvuga uti jori yabyaye abana runaka ni runaka bijya bibaho avuga uti yasize abana i Rusizi none yaje hano none ntabwo nemera ko asezeranye iyi aba ari impamvu hari mwese muremera yuko
yori asezerana imbere y'Imana murabisha ibiganza byanyu ikiganza cyanyu cy'iburyo mukizamure cyane kandi ubona ngo araza kumbwira impamvu nimwikomera amashyi Imana ibahereze umugisha nimba ari ntawe azahora acecetse mpaka Kristo agarutse mu isi dukomere amashyi birashoboka ko waba uri hano ufite amakuru ya Joye ukavuga uti Joye ndamuzi twarabanye Bujumbura Meri Bujumbura Rirare rwose afite abana 4-5 cyangwa se atwaraga gutya ntabwo akwiriye gusezerana uyu munsi arabeshya afite umugore mu Ngozi afite mu Kirundo ibivuga se ntibibaho muzi abantu duhura nabo muri uriya mujyi n'abagabo mwe barasize abantu ku Gikongoro bakaza bakabasore niba hari afite ikibazo cyatuma Joye adasezerana imbere y'Imana nazamura ikiganza ndamuha mikoro abihamiriza hano ndebe neza no hanze ntawe nimba ari ntawe azahora acecetse kugira ngo Yesu Kristo ageze gute agaruka kuko Imana yacu amashyi Imana ihimbaze ariko gerageze ndumva ari sawa Imana ishimwe hanyuma Joye kubanza uhaguruke muhagurutse ariko mbere y'uko mwitegura ibyo ndabaza uhagarariye uruhande rw'umukobwa kuko ndi umunyamisango usanzwe mu muco nyarwanda uhagarariye umuryango w'umukobwa nazamuka egera ejuru bakwegereze mikoro narigeze babegereze mikoro ndakubaza ikibazo gikurikira ibyo imiryango isabwa harimo inkwano harimo byose imigenzo yose umuryango wanyu nk'uko ubigenza byarabaye ntabwo twumvise byarabaye twabasezerana dukomere Imana yacu ndahagurutsa uhagarariye Joye wa bugufi nimba hari azamura ikiganza twavuga egera ejuru baguhe mikoro kubaza ikibazo ese mbere y'uko dusezeranya abantu iri tegeko rya Repubulika y'u Rwanda ritubwira ko mbere yo gusezeranya abantu mu itorero bagomba kuba baragiye mu murenge ese bagiyeyo tubasezeranye dukomere Imana yacu amashyi ndashaka kwegerayo ubanze witegereze neza iyo dusomye biriya dusanga hari umugabo wagiye ku mugabo witwa Yakobo aragenda akora imyaka ingahe 7 bagiye kumuha bamuha uwatagize gute asasabye ndashaka utumara impungenge niyo imeze nibashaka bayegeze urebe uhereye hasi utabona kundi umukobwa utagira intege bakakuzanira amanosisi ubanza witegereze n'usanga ari we uraza kumwegera umuhombere neza umwegereye bamuhuraga guha amashyi no kumuteza kandi batambukano amashyi menshi batambuka kabisabe abadiyakoni babishinzwe batuzanire umukeka hano bugufi ariko ababishinzwe babyegere uyu munsi rero ndashaka pare
Marene n'ubundi buryo hari gufata mikoro uretse gatoya mama uramufite hariya uramufite ari gufata na Marene muraza hariya ariko urahagarara mureba gutya uko tureba ari gutya mwegera inyuma mwebwe bagenda murareba pare na Marene mwegera inyuma gutyo ufite mikoro Marene na pare ufate mikoro hanyuma Joye afite amagambo menshi n'utujambo yajyaga akunda kumubwira mbere y'uko tugusezeranya ndashaka kubanza ubwishyuzi kandi wumva ritazigera risaza dore aba bagabo rero bafite ikibazo babise amazina ari abasore none ntibakimubwira kababwira nanjye kera bajyaga bakubwira none ubu nitwa papa mugisha mwitwa papa himbazwa nuko umuntu rero asubira ngo ariko uwanyitaga twite yagiye hirya none se unabona ngo kuki twita abasheri twamara gusaza ntukajya rero baracyapfa kwita reka mubaze numva niba muri ntabwo nabagashya n'umushumba kandi nasizwe nuzuye n'ubuntu bw'Imana nuzuye n'umwuka we ariko mpamubeye amashyi kwizerwaga n'abagabo natwe turabizi njyewe n'umutware wanjye ese ibyo zina nakunejeje nawe hariyo bameze nk'iki akasobanura bikamushimira tumva neza ikinyarwanda iyo ushaka kuguhafiya tukagusomera cyangwa se ukisomera urahitamo iki areba hafi urahitamo iki urashaka kugasomera hanyuma rero niba kwakire umugabo Marene abwakire ariko kandi iyi ndahiro y'uburyo ni indahiro nziza ntabwo uri buzamure ikiganza kuko hakizamuye ku murenge ahubwo uramuhobera yego aya magambo uri buvuge ni wowe uri buvuge abajya kuvuga mu cyimbo cyawe ni amagambo agiye kwandikwa mu ijuru yego iyi ndahiro yitatiriye urayibazwa yego rata ibyanditswe tugira ngo iyo abana b'Imana bavuga igitabo kirabungurwa iyi ndahiro yandikwa mu bwami bw'Imana hanyuma uramuhobera ariko kare kwegera ku buryo bw'ikore yawe ubusubiramo bakabyumva kuko iyo abantu batabyumvise njyewe nsubiramo yego nti erega umuhobere kuba mukoye kereka niba utarakoye niba utarakoye undi musore utarakoye n'undi ipfunwe uravuga ngo njyewe ne irankunda Joye nemereye imbere y'Imana n'abantu ko uyu nemeye imbere y'Imana n'abantu ko uyu Nyirasani na Nyirakamana Joli ambera umugore w'isezerano tuzabana akaramata nzamukunda nzamutetesha nzamutonesha nzamubera ahatari nzamurinda icyamubabaza nzamwubaha namwubahishe tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse gutwara itorero. Imana izabifashemo. Amen.
aze marene yihuse mugeni nawe ugiye kubanza umwitegereze kuko mugezweho nawe biragusomera cyangwa uyisomera aravuze ati usoma neza wa mugabo we ariko usoma ibyanditswe ntabwo usoma mu icupa usoma ibyanditswe n'ukuri kose aha oye uramuhobera usibiye kumujyana rero uri kumusezeranya ariko mwibuka ko na Yesu yasezeranyije abigisha be amaze kuzuka akababwira ngo nimuhumure nimuhagarike imitima yanyu nimwizere Imana nanjye munyizere mu rugo atatari amazu menshi ariko ntiharabuze ngo mbere ibintu byiza tumukomera amashyi hanyuma ugiye kumuhobera umwitegereze mu maso uravuga ngo njyewe ntabwo twumvise arasubiramo njyewe nemera imbere y'Imana n'abantu ko uyu yavuga yose kandi wembe turatangira uko ntibyakunze njyewe nemera imbere y'Imana n'abantu ko uyu ambera umugabo w'isezerano tuzabana akaramata nzamukunda nzamutetesha nzamutonesha nzamubera abatari nzamurinda icyamubabaza nzamwubaha namwubahishe tukazatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse Imana izabimfashemo amen amashyi menshi kwa Yesu hanyuma bamfasha nanone atakwibegera byose hanyuma tumuyiza n'ibisubiremo oya hari iyindi nziza igutegereje twasaba niba hari umushumba uri hagati wabisigiwe utuzanira impeta impeta nimba zihari hari umushumba uhari hano wabisigiwe nimba ari ntawe ndabikora muzane n'izombi tuzisengereye burya impeta isobanura ibintu byinshi basubira aho wari uri impeta ni ikimenyetso cy'isezerano ariko ikaba impeta ikaba ikimenyetso gikomeye abantu bambika impeta Imana ishimwe niba mwibuka umwami uko yavuze yabarabaje ngo umwami akunda kubahwa babigenza bate ngo bazana impeta y'umwami bakagira gute bakayimwambika rero izi mpeta uko zidatandukanye tubanza kureba yuko ntaho zitandukanye uko zidatandukanye nuko namwe mutazigera batandukana ese nibyo mugire gutya aha tubakomera amashyi menshi Mana mu izina rya Yesu niwe watangije ubukwe muri Edeni ubwo warebaga Adamu na Eva ukabona ko Adamu adakwiriye kuba wenyine ukamusinziriza ubuticura ukamukoramo mu rubavu ugakuramo urubavu agakanguka abona umudamu we iruhande nanjye mu butware mpabwa n'ijambo ryawe n'ibyo mpabwa n'itorero nsengeye izi mpeta ngo kibe ikimenyetso cy'akaramata kandi mwami guhera uyu munsi umwanzi wabo babe kure ahubwo bacyambikana izi mpeta babe umwe burundu bisabye nizeye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera amen hanyuma urafata impeta ugabike Adamu nawe urafata impeta twongere usabe naguhaye karika pare urengera hino nanone tubasomere bavuze ngo yego aha urafata
aho nanjye kureba kuhareba da kanegere hino afata urutoki kuri bwambikemo abanyamakuru babikorera n'abatikorera guhanga amaso noneho baravuga ngo njyewe tugiye gutangira njyewe Irankunda Joye nemeye imbere y'Imana n'abantu ko wowe nemeye imbere y'abantu n'Imana ko wowe Nyirasani nka Nyirakamana mbera umugore w'isezerano ryera umbera umugore w'isezerano ryera turatangira njyewe Irankunda Joye nemeye imbere y'Imana n'abantu ko wowe nemeye imbere y'Imana n'abantu ko wowe Nyirasani nka Nyirakamana Joli umbera umugore w'isezerano ryera nkwambitse iyi mpeta bikore uyimwambika ngo ibe ikimenyetso cy'urushako rwera nguhaye umubiri wanjye nguhaye ibyo mfite byose kandi nzakubahisha nzakugira inama muri byose nzagushyigikira muri byose nzagusengera nzagukunda iteka nzagutetesha nzakurinda icyakubabaza ngusezeranije ko tuzabana akaramata tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse Imana izabimfashemo amen byari byiza ariko mwabibonye zamura cyane wereke n'abakasodone ndabona hari abahise bishima mu maso nimwihangane ejo ni mwebwe niko bigenda uyu munsi ntabwo ari uwanyu pole sana reka tubarebe tubabwire ngo pole sana hanyuma rero bamaze kutubwira amagambo meza hanyuma marebe tegura ya mpeta nziza reka tubakire bafata amasezerano uyakire ari abari bafite kuko marene agiye gukora akazi gakomeye hanyuma urafata zikoro warebye rwa rutoki rwiza ureba urutoki ugiye kwambikamo impeta nyaboneka bataza kugucisha n'ijisho ahubwo bakureba bagamije no kukureba nimba ari tayari urambwira ngo agira ngo ucya kumubyeyi ntangire njyewe nemere imbere y'Imana n'abantu ko wowe umbera umugabo w'isezerano ryera mwambitse iyi mpeta ngo ibe ikimenyetso cy'urushako rwera nguhaye umubiri wanjye nguhaye ibyo ufite byose kandi nzakubahisha nzakugira inama muri byose nzagushyigikira muri byose nzagusengera nzagukunda iteka nzagutetesha nzakurinda icyakubabaza ngusezeranije ko tuzabana akaramata tukazatandukana n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse Imana izabifashemo twese tuvuge ngo amen amashyi menshi Bibaya ongera mwese ndashaka kugira ngo muzamure ibiganza byanyu ndashaka kugira ngo muzamure cyane mugire mucya hanyuma rero
ongera umugubiri maze umugwiriremo ari kurwanya abanejejwe nabyo tubakomera amashyi menshi tubashimira Imana ibahereze umugisha hanyuma urashaka kumwita akandi kazina cyangwa birabaye aravuze ngo ryo rirahagije tudukomera amashyi urumana akandi kazina wamwita cyangwa birabaye aravuze ngo ndabishaka nibyo aravuze ngo birahagije tumukomera amashyi menshi hanyuma ndasaba hino zana ikiganza mufashe marembo ushaka gukora aka kazi zana ibireba gusa zamura hejuru koraho ikiganza cyane ibikureho yewe Reverend Pastor Sindambe Gaspari umushumba w'itorero w'umuryango wa Kristo Yesu nshingiye ku bubasha mpabwa n'itorero nshingiye ku bubasha mpabwa na Kristo nemeje ko Irankunda Joye na Kayitesi Joli Nyirazaninka bombi babaye umuntu umwe Irankunda Joye abaye umugabo wa Kayitesi Joli Nyirazaninka Kayitesi Joli Nyirazaninka abaye umugore wa Irankunda Joyeuse nabyemeje ijuru nabyemeje n'abaraha barabyemeje tubikomera amashyi mu izina rya Yesu Mana data wa twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe buze ndagushimiye ko wemeye uko abana bawe baba umwe uhereye umunsi mbasabye umugisha uburyo n'ibumoso bazahahe baronke bazarame uzataha vuba vuba azataha nyuma y'imyaka 97 kandi mwami igihugu byose bazayirenzeho mbasabye umugisha w'ibondo babyare hungu na koga kandi mbasabye umugisha w'iterambere bagira amafaranga bagira amayero bagira amadolari bagira amariperesitenge bagira amayuwani amafaranga yose abarizwa iwabo bagira ibigega bahirwe muri byose mbasabye amavuta y'igikundiro bakundwe n'abanyarwanda n'abakongomani n'abarundi n'abazungu isi yose barebe bishimiyemo bakundwe n'umuto n'umukuru kandi nyakubahwa Imana ikirenze kuri ibyo byose mbasabiye imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo nibacogora ujye ubasubizamo imbaraga undi mugisha wa nyuma mbasabiye ni uwo kuzakubona uko uzawugarutse ubashyigikire kandi ubashoboze bisabye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera amen amashyi menshi nasaba kugira ngo barambe umukeka hanyuma abashumba saba papa wa Joli na papa wa Joye na mama wa Joye na mama wa Joli n'abashumba bose muze mufashe gusarira abana abavuze n'undi mushumba waba uri hano wabisigiwe nawe azi uretse ngo mpamagare ababyeyi babo bombi n'abasigiwe bakimikirwa gukora umurimo aribo baza impamvu mu itorero ryacu gukora umuhango tuba tugira ngo ababyeyi no muri wowe mwumva ni wowe uzi umugisha ugiye kubasabira niba ugiye kubasabira kubyara hungu na kobwa